imyumvire y'abagabo ariko ubundi abo bagabo baragira ngo bizagende gute ibi bintu bihaye ngo konka ngo ni amashereka cyangwa banabikoresha cyane harimo n'abaminisitiri ngo bumwe bw'abanyarwanda ngo abantu bamwe ngo bonse ngo amashereka ngo y'ingengabitekerezo ubwabyo iryo jambo ahubwo n'ingengabitekerezo rurimbuzi urafata abantu ubwo niba ushaka gufata umwana ukamuhuza n'ibisekuru bye ni ukuvuga ngo ni mubi nk'ibisekuru bye ibintu ubundi bajya babitekerezaho si ibintu ni ibiki ngo minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda ibintu by'ingengabitekerezo n'ibihugu bifite imbere aba ba magashi bise ni ibiki ibi ni ibikira katugende twumve mukanya tuvugana murumuna wa Karasira uzaramba Karasira uzaramba yego wumvise binavugiye bahari yakwirinda nabyumvise biwose ngo zatwikiye ababyeyi zirabamara ngo none ngo zishe mukuru wanjye ngo nanjye naribuze ngo nizishaka zinyike kaniri magi biriya ayo ni amashereka ya Karasira uriya mwana yonse gusa cyane rwose ariko nanone amakuru naje kumenya nubwo se wa Karasira na nyina rero nabo bari abajenosideri nubwo bari abo mu bwoko bw'abatutsi ndekada waruzi oyayo makuru nayo murakaza neza kuri Rwanda Headlines nkuri tugende turebe n'ibindi bihe biri gukomeza gukurura ibibazo umuntu yawe uvuga ati leta nigerageza ibi bintu irebe uko bihosha kuko bikomeje muri uyu mwuka byazabyara ikibazo kitari cyiza n'ubundi umuriro utangira arakashirira ucanye ariko ishyamba ryose rikaza gushya kandi iyo utawujimije hakiri kare niyo mpamvu turi bugaruke nabwo ku ibyo biganiro bindi reka tutagutindiye tugende rero tukwereke ibyo turi kukubwira ahangaha yego rero niba ijambo ry'Imana ngo urabikora nka kwihorera mukagira ngo mwanye ngasanga wowe n'abandi wenda abanyamakuru niyo murabicaho ntabwo mushaka kubivugaho ariko birimo bironona yego birimo bironona urubyiruko ubu mukanya tuvugana murumuna wa Karasira uzaramba Karasira uzaramba yego wumvise binavugiye bahari yakwirinda nabyumvise biwose ngo zatwikiye ababyeyi zirabamara ngo none ngo zishe mukuru wanjye ngo nanjye naribuze ngo nizishaka zinyike kaniri magi biriya ayo ni amashereka ya Karasira uriya mwana yonse gusa afite n'uburwayi bwo mu mutwe uriya nawe Karasira yajyaga avuga ko murumuna we nawe afite uburwayi bwo mu mutwe niba mfatire niba mujyane kwa muganga rero murabizi imbuto yego muba murimo mubiba mu bana b'u Rwanda mu rubyiruko rw'u Rwanda aho mufata amateka mugashaka guhindura amateka y'abantu ntabwo inkotanyi zaje zica yego iyo inkotanyi zica uyu munsi amagereza ntabwo aba yuzuye wapi kuko abangaba bose bamwe bakatiwe za burundu abandi bakatiwe hejuru ya 35 n'itanu yego abandi bakatiwe hejuru ya 15 25 kugenda bafunguye yego siko bimeze cyane rwose inkotanyi ziba zica zari guhera ku bajenosideri kuko zabasanze imipanga ijojoba amaraso cyane iki kintu mwana mwe mujye mucyumva kugira ngo ejo n'ejo bundi ntimuzayobye n'ama YouTube yiyemeje kuvugira FDR n'intera hamwe yego zashizwe zikoze aya marorerwa ahubwo abantu barimo bashaka kwitirira abuna mu gicumu yego bigatuma naranasinziriye yego bigatuma buri ko n'icyo ngomba kubivugaho siko bimeze niko bimeze ubu rero ubonye ibintu nk'ibitendeka nk'uyu mwana ukamubona gutya reba nk'ibintu yego ariko koko arwaye mu mutwe yenga arwaye mu mutwe ndabizi neza barabivuze rero bafite dayimo bafite karande zirandaranda amakuru naje nubwo barwa ngo nabo bara mu bwoko bw'abatutsi nababwiye kugira ngo genocide itegurwe irwe mu bikorwa hari ingingo baba bagomba kwifashisha yego icya mbere iyo utegura genocide utegura n'uburyo uzayihaka yego ugategura uburyo uzayipfora ugategura uburyo uzayibishingira ugategura uburyo rwose uzaminimiza yagira ibimenyetso bimwe bigaragara yego uburyo rero bwo kwinishingiro genocide uba ugomba gufata bamwe muri ba bandi bayikorerwa yego nabo bakaba bamwe mu bayikora turi kugenda ubu rero abatari bazi ko wenda hari n'abatutsi b'abajenoside erega kuba umujenosideri cyangwa ingengabitekerezo ntabwo ari izuru nk'uko ababirigi batubwiye
ntabwo ari akarere ntabwo ari umurenge ntabwo ari yego uretse ko ubwo nongeyeho uretse ko yego abo biyakiye ko ari ubwoko bw'abahutu nibo bari benshi nibo bari inyuma y'uwo muganda kugira ngo jenoside izabone uko ntihakanwa bagomba kugira n'abatutsi bamwe yego baba involved mu jenoside yego se wakarasira na nyina rero nabo bari abajenosideri nubwo bari abo mu bwoko bw'abatutsi ndeka da oya ayo makuru nayo nakurikiranye numvise Karasira avuga ngo abiwabo barapfuye avuga ibintu by'ububwa biri aho nyine Imana nuko hano kuri inkotanyi zabishe yose bica ntabwo twari kuba tubona amagereza n'ubundi afunga yego yego ahubwo nabo ntabwo bazi urupfu bapfuye ko ntabwo bari kumwe abantu baratabanyikanye kuba rero Karasira kubera iki ibyo bintu Karasira abizanye mu gihe twese tuzi kuki ibyo bintu atabitangiye kera yerekana ko koko inkotanyi nizo zamwica yego ni ukubera ko akimara gutana akimara gusara akimara kuba kuriya twese twabibonye yahinduye imyumvire kubera Paruwasi yari afite ibigarasha n'interahamwe nyine zimutuma bati dore n'urugenza gutya biragenda gutya none se ko twabonye damange ko atigeze avuga ati ababyeyi banjye bishwe n'inkotanyi damange arabizi ko ababyeyi bishwe n'interahamwe cyane uyu rero nawe kwari ukugira ngo mbese avuge batangije umushinga bari baratangije umushinga wo kuvuga ututsi barimo bakora kampeni na babagira ubusa bariya yego Eric barimo bakora kampeni na bariya bose iyo kampeni na ba Jean Paul bayirimo Jean Paul nkundi neza mbese y'abantu bitwa ko bacitse ku icumu ariko noneho badashaka gushyikirana n'inkotanyi cyangwa badashaka kugendera ku mateka y'inkotanyi n'ibyazira ngira ngo ako gace dufashe karahagije nk'uko ubyumva Magashi ingingo ari kugenderaho nyine mwazumvishe defense yavuga ati ibi Karasira yavuze ngo umuryango we warishwe inkotanyi ziba zica ntago gereza ziba zuzuyemo abantu kugira ngo mwamwumvishe defense yagendeho kabisa kuri kote imwe afite harimo rwose ibintu bifatika avuga nawe uko kumva ko ya argument iri strong ariko rero n'ubundi Karasira ntabwo yigeze avuga ko inkotanyi zose se natwe ubwacu tujya tubisobanura ahangaha Magashi niho yigiza nkana ashaka guhishira ahubwo ngira ngo nuguhishira icyaha ahangaha ubwo arashaka kuvuga ko nta musirikare n'umwe w'inkotanyi wigeze wica umusivili ubwo yabi anabwugazaga atubwira ati ndabihamya nashaka amanika akaboko ati mu izina ry'Imana ishobora byose ko nta nkotanyi n'imwe yigeze ikora ibyaha by'intambara ngo niho tumutegeye natwe nta wavuze ko ari inkotanyi zose cyangwa igisirikare cya RPA cyose uko cyaje aribo bicaga ko nyine byarabaye guhura byabayeho sinzi niba nabyo bihakana kuko na Kagame ubwo yigeze kubyivugira ati twahise tubahagarika ati iyo abantu baza kwica se hari gusigara iki ariko byarabaye mu ntangiriro nyine abo bako Karasira niba barapfuye mu ubwo buryo yaranabisobanuye Karasira anyway uburyo bapfuye kandi n'uburyo abanyarwanda benshi nabo bagiye bahurizaho uburyo bagiye bicirwa n'inkotanyi kuri Magashi rundi ashaka kumumara rwose impungenge ko ntabwo ari inkotanyi zose muri rusange ariko ibyaha by'intambara byarakozwe n'abasirikare bamwe mu nkotanyi ari nabo bishe umuryango wo kwa Aimable akagaruka rero ati none se uriya mwana arwaye mu mutwe ataratinyuka kuvuga biriya bintu none se uragira ngo avuge ko yiciwe nande kandi nyine ariko kuri ahubwo ikibazo nk'uko twabivuze mwagombaga kubegera mukabahumuriza mukabafasha financial cyane nk'uko twabivuze kuko inkotanyi muri rusange zari zije kubohora ngo u Rwanda urumva no gucungura abatutsi bamwe mu bari kwicwa ngo barokoke ubwo rero noneho hakaza kuvamo ayo maherere yagiye akorwa mu bijyanye n'abantu bamwe bazaga barake bagashaka kwihorera ibyo byabayeho ntabanga muribuka ibyabaye ngo zagakura zo n'amateka azwi byabaye ahantu hagiye hatandukanye ngo za haryara bajya gusengera ya misozi nihe nayo hari amakuru avuga ko hapfiriye abantu benshi bishwe n'inkotanyi aho ngo zabaga zihamagaje ngo baje mu nama aho niza Kanyarira cyane misozi ya Kanyarira yaringa abantu benshi cyane rero nandi makuru tuba tugenda tubaha ku batayazi kugira ngo abafite abo baburiye Kanyarira nabo mwajya muri comment mukatubwira niba kuko ibyo ari byo kuko nta makuru yavuzwe cyane abatanga buhamya barabutanga gakuraza ubwo naho ni ibyo bice nyine naho habereye iryo shyano tukagaruka tukamanuka aha makuru yandi twagiye dufata aha henshi hagiye atandukanye mu gihugu
haza Kigali naho byagiye biba ahantu ngo abantu hamagaga mu manama ngo za Gahanga za Murinja aho hose hagiye ngo hapfira abantu bahamagawe mu manama. Hano hantu tugenda tukubwira ugende abaturage baho nubwo batakubwira bo barabizi umanuka aho hano ni za Busanza ariko aho za Busanza naho Inkotanyi ngaho zari zarahungishirije abantu benshi aho mu byahoze cyitwa Misode Parari Rubirizi aho naho hapfiringa abantu benshi cyane cyane urubyiruko rwagiye rujyanwa rwinshi cyane rubeshywa ko rugiye mu gisirikare. Abo bose ko bagiye kubohora ibice bya Ruhengeri na Gisenyi, abo bose bararimbutse basaga ibihumbi, abana bato cyane bagendaga babeshywa b'abahutu bagashyirwa hamwe ngo bajyanye mu gisirikare, abo barabishe. Magashi rero ngira ngo ntushobora kudefanda ibintu nk'ibyo ngibyo cyangwa ngo uganze ukuri. Ibyo ni bimwe mu bizwi mu byagiye bitangwaho ubuhamya, hakaza nyine ibyo byaha by'intambara byarabaye ibyo Magashi ntabwo turi bubigemo impaka kuko n'abayobozi bawe bakuru bagiye babyemera bavuga ko ababikoze bahanwe. Ibyo Kagame ubwo yigeze kubyivugira avuga ko abakoze ibyo byaha barahanwe. Mbese Magashi ubwo uhagaze ku yahe maguru? Genda ubaze Kagame uti kuki wabyemeye, wabishakaga iki? Iryo tsume Magashi wowe udashaka kwemera umukuru w'igihugu yararyemeye avuga ko n'ababikoze bahanwe. We nta pfumu ryamuteye nk'uko wowe wabigize big deal. Ari nacyo Abanyarwanda basabaga icyo gihe Kagame ajya kubyemera byari byabaye birebire nabyo abantu bari gusaba ubutabera, avuga ko bahanwa ababikoze niba koko ari n'ukuri. Harimo abahanwa of course ntabwo yabeshya, ariko harimo n'abatamenye cyangwa bahishiriwe n'abo bacamanza cyangwa ubwo bari bakoraga mu bucamanza. Birumvikana harimo babuyoboye cyane kuko abantu babikoze n'abasirikare bakomeye, ntabwo ari abantu ba Rushati niba aribo bahanwe, ariko abajenerali baracyarimo aho ngaho, ari nabo bashobora kuba bari mu bishe umuryango wo kwa Karasira muri bwa buryo yasobanuye mama wakorera muri bya bintu byo gusemura agasemura abasirikare bakikanga ko ashobora kuba yababwiye ubwicanyi bakoze bakamwica, se wa Karasira ajya kumira nawe agapfa bikarangira bose bapfuye. Ngaho nguko rero turagaruka dukomeza noneho icyo ni ikibazo cya Magashi kuri aya majambo yatangaje, kugira ngo n'amagambo anakomeye hari gushinza ate kwa Karasira bo we afite n'ipfumu ryinshi ku buryo yemeye no kwita umuryango warokotse wo kwa Karasira ati ni interahamwe, ati burya interahamwe hari n'abantu b'abatutsi bari interahamwe. N'amagambo anakomeye leta igomba kwirebaho uyu witwa Magashi, kuko bari gukora amagambo anaremereye kurushaho Karasira yaremereye yakoze mwita ko aremereye yamufungishije imyaka yose. Ese Magashi we afite ubudahangarwa, ariko haragaragaramo nyine ikibazo leta ibeshya ngo ubutabera kuri bamwe of course. Niba ubutabera buhari Magashi yaba akiri hanze gute se? N'izi ngengabitekerezo ni iritoneka. Alo RIB ntabwo ndi kukubutsa icyo ukora, ariko urabizi ko nawe uri umutekamutwe y'Abanyarwanda bavuga ko harimo akarengane n'ibi baba bavuga. Aha rero kuri iki kibazo nyine cya Magashi ko aka video tweretse ni video mu by'ukuri batawagomba no gushyira mu ruhame aba bagabo, ariko bo babizana kuri public ngira ngo bakuramo amakosa menshi. Video zirimo ibyaha byinshi byo gupfobya, kuko iyo uvuze ko Abatutsi abenshi bakoze jenoside kandi tubizi ko jenoside yakorewe Abatutsi, urumva ibyo burimo nawe ko ari ugupfobya. Fata imiryango yarokotse nk'iya Karasira kubera ipfunwe ufite ry'uko bari barokotse bakicwa n'inkotanyi n'abasirikare mu b'inkotanyi, ntabwo ari abasirikare bose b'inkotanyi nk'uko twaguhaye ingero z'ahandi abo basirikare ba FPR bagiye bakora ubwicanyi butandukanye, ubwo twagiye tubaha ibice bitandukanye. Ibyo ni ibivugwa mu batinyutse kuvuga, ariko ubwo niba byarabaye ahubwo twigeze tujya za Byumba aho bahereye, ntabwo twigeze tujya mu bice byinshi by'igihugu aho za Cyabugu wenda n'ahandi henshi. Twaguhaye hamwe mu hagiye havugwa cyane mu batangabuhamya. Agombye kumenya umurongo igomba kubigenderaho, ntabwo ari umurongo wa Magashi. Ikindi tureke n'umurongo wa Magashi, uyu murongo urimo n'amacakubiri gufata uyu muryango wa Karasira ngo ni kabita interahamwe, yarabyeruye arabivuga. Siko kuri kandi ukuri kurazwi, abo bantu si interahamwe, nta n'uwigeze bajyanwa muri Gacaca. Ubwabyo byagombye kuba bihanirwa kuko turimo no mu gihe cyo kwibuka. Nicyo gitangaje, turi muri ya minsi yo kwibuka, kandi iyo biza kuvugwa n'undi muntu ngo n'irivundi kuvuga cy'Abanyarwanda mwese turamuziranye, utarimo utibona muri za kategori byo twitanga babiryi baduhaye by'ubwoko, uri mu bitandukanye n'ibyo Magashi arimo,
ubu abana murashe isasu bavuga ko ngo yarwanyije inzego z'umutekano niko mubyita. Ubu kiriya kiganiro kikimara gusohoka mu minota 10 twari kumva inkuru ko wa muntu yajyanywe mu butabera bakaba banamurashe kubera yarwanyije inzego z'umutekano. Niko byari kuba bimeze, ariko Magashi ahubwo ubu ntari gushyiraho ibindi biganiro nka biriya, ubwo tukabaza ngo ubutabera buri he, babyita ngo kwa kujijisha kuri hehe, mwajyaga mutubwira ko mufite ubutabera buri hehe, ko butari gutangwa ku muryango wa Karasira utinyutse gutaka ko yiciwe, nkaho na Magashi ati niba rwe bamujyane kwa muganga wa mugari ko mutajya kurana niba narwaye, umurwayi nawe mwaramufunze witwa Karasira kugeza ubwo apfuye. So ntabwo ndibugarukemo cyane, ariko ngira ngo ubutabera n'ubw'Imana kuko ubwo mu Rwanda bwo namwe buri wese arabubona, kiretse ushaka kwigira ikigoryi. Hari n'uwigeze kuvuga ati nushaka kurama muri FPR uzigira ikigoryi nkaho utazi gutekereza. Ubu tuzigira ibigoryi nkaho utazi gutekereza. Hari n'undi wavuze ngo abanyarwanda barijijisha ariko sinjiji. Undi nawe ntibuka hari kugiye ngo by'urupfu bya Rwigara, aho umuryango bavuga ko bamufashe bagashyira mu mashashe umuryango kwabwita umureke tubanze tumurebe wasanye na ambulance yawo, bakawangira bakirukankana aho mu bitaro byabo aho bari bateguye nyine ibintu bidasobanutse. Abantu bagenda banavuga ati kuko ubwicanyi buba bwakozwe. Umwe mu muryango yigeze kuraka aravuga ngo sinzi niba ari mu muryango, sinzi wigeze kuvuga ko iyo case ati we are not stupid. Nanjye iryo jambo ndumva ryo naherezaho vuga ngo abanyarwanda ntabwo bari stupid, mu by'ukuri barijijisha cyangwa bakigira stupid kugira ngo buke bwirirwe, ariko ntabwo bari stupid. Ariko nanone ukibaza abanyarwanda wa mugani bari complexe, baza abantu nyine ushobora gukandamiza kandi bakakwihorera. Niyo hagiye n'uvuga urese akigira ikigori, abo bantu urumva baba bakaze, ari naho bakora bwa bugome bwabo nyine. Abanyarwanda rero dufite mask, ariko ntabwo ari ibigoryi. Barakureba bakambara ikimask bitewe n'icyo ushaka ko kubona wowe, nicyo bahita bakwambarira. Aha rero RPF nayo irabazi, baraziranye. Ubwicanyi yabakoreye, niba abo basirikare bamwe bakoze ubwicanyi, abanyarwanda babikoreye barahari kandi bambaye ibimask rwose, barimo baranaza mu mbyino bakakubyinira ukagira ngo ntabwo babizi se. Avesha, reka dukomeze rero. Mwakoze cyane, tuvuga tuti inzego zibishinzwe bagerageze bazane umwuka mwiza. Umukuru w'igihugu yatanze umurongo kuri ibi, avuga ko bahanwe, ubwo n'utarahanwe hakaba hari umuzi wamwiciye yakiranja agatanga ikirego kikamenyekana bwihishwa, yakoherereza umuntu wundi yizeye wo mu muryango uri hanze ushobora gutanga ikirego bigakunda, atari mu Rwanda cyane cyane ko tubona ko utanze ikirego bigaragara wiswe n'intera hamwe. Urabona ba Magashi bati umuryango wo kwa Karasira burya n'intera hamwe. Urumva ntabwo byoroshye ko n'uwaba afite iyo pesi isa nk'iri yatinyuka no kuyivuga, cyane cyane hakoreshejwe uku gucicishishwa. Rero mpamvu abantu benshi bavuga ati ba Magashi bafite abakoresha, kandi koko nawe ukavuga uti ibi bintu ni n'ukuri koko. Ese gute umuntu yagenda agakora ikiganiro nka kiriya cyuzuye ubwicanyi n'ingengabitekerezo, bugacya agakora ikindi, bugacya agashyiraho ikindi? Havesha undi wo mu bandi bantu batandukanye nuko twabyita tugendeye mu moko na Magashi, iyo yibeshya akanasitara ku muntu, uwo munsi ararashwa bavuga ko yarwanyije inzego z'umutekano. Imbe mbivuyeho, Imana niyo kurokora u Rwanda kuko biri kugenda bigaruka biba bibi. Sinzi impamvu burya jenoside kuko ni ikintu kibi, nyuma y'imyaka yose yarishize kweri umuntu yarazi ko byahosheje, ariko urabona ko mw'iyi minsi ari kuzamo umwuka wundi ahantu h'ababwicanyi nk'ariya. Niyo mpamvu tubwira abanyamasengesho aba Antoine n'abandi murakomeza mwirira amaturo, ariko igihugu kirimo kirangirika, mufata imisozi mugeze akanyarira aho twaze tunavuga ngo haguye n'abantu benshi, naho aho za Kirengere niko nabyumvije. Kirengere na Kanyara ntibituranye buriya, ni muri ibyo bice ngo haguye benshi. Mujye mujya kuhasengera muzi ko hari n'iyo miruho nyine y'abantu benshi bahasize ubuzima. Ubundi musengera abanyarwanda. Reka mu kanya turakugarukira ukurikirane video ikurikira, turakuzira ikibazo cya Jean Paul nacyo dukora analysis. Aba bari kumurwanya barashingira kuki, ukuri kwabyo n'ukuri. Like, share and subscribe.
Kira we Rwanda.